nibo bakobwa n'abagore ba mbere bivugwa ko bafite uburanga karemano mu Rwanda rwa Gasabo. Nubwo kubijyanye n'ubwiza ntawe ugira igipimo simusiga bubonamo, gusa hari bivugwa ndetse bigahurizwaho na benshi, ari byo BGU Space. Twagendeho tubahitiramo urutonde rw'abakobwa n'abagore 10 bafite ubwiza bwihariye kandi karemano hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Bahati Grace. Bahati ni umwe mu bakobwa bahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu 2009. Bahati agira uburanga bwiganjemo igikara, ariko by'umwihariko ntakunde gukoresha ibirungo by'ubwiza ku mubiri we, ndetse rwose yanabigerageza agashyiraho bike bishoboka. Umusatsi we ntakunda kuwuboha mu buryo bushamaje. Uburanga bwe buri mu byatumye yinjira mu rukundo we n'uwitwa Kate Kavuyo, umusore bica bigacika mu kugira igikundiro, nubwo nanone ibyabo bitaje kuramba birangira batandukanye bafitanye umwana umwe w'umuhungu. Nubwo kandi Grace yabaye igihe kinini nk'umujene mama ukiri muto, ubwiza bwe buhebuje ntibwigeze na rimwe bugira iyo bujya, igikara cye kibereye ijisho ntikigeze gicuya namba. Ibi byaje gutuma yongera kwiheberwa n'undi musore w'inkorokoro, ndetse baza no kurushinga. Na nubu nubwo uyu mubyeyi amaze kugira abana 2, ubwiza bwe karemano nawe ntibatandukana. Ku mwanya wa 9 haza uwitwa Uwase Hirwa Honorine, cyangwa se wamenyekanye kuri Miss Gisabo. Uwase Hirwa Honorine ubwiza bwe karemano ni nta makemwa uhereye ku miterere yidasanzwe benshi bakunze kwitirira ibisabo n'ubundi. Ubwiza bwe bukongera kugaragarira ku isura y'ihora igaragara nk'itoshye kandi akaba imibiri yombi, yewe n'umusatsi we atajya akunda gutaka ibintu bikabirije cyane. Ku mwanya wa 8 haza Kariminya Queen. Kariminya Queen ni umunyarwandakazi ufatirwaho urugero rukomeye rwo kuba umunyarwandakazi wa nyawe bitewe n'uburanga bwe, aho uhereye ku musatsi we kumanuka ku birenge. Uyu mwari bitazapfa kugukundira kubona yisize ibirungo by'ubwiza bihambaye, nk'inyogosho ye y'agasatsi gake cyane ku mutwe yabaye ikimenya bose kuko ari yahoza ku mutwe we, ariko n'ubundi abantu bagakomeza kuyikunda no kuyimukundira kuko rwose usanga ijyanye n'uruhu rwe rw'igikara kinoze kandi ikajyana n'umutwe we. Rwose iyo umwitegereje ubona ko ari umukobwa unogeye ijisho kandi ukeye, nyamara washakisha ibintu by'inyongera ku bwiza bwe ukabibura kuko nyine ntakunze kubikoresha. Ku mwanya wa 7 haza Kate Bashabe. Kate Bashabe ni umukobwa utajya ukunda kugaragaraho ibirungo by'ubwiza by'umwihariko ku isura ye, kandi iyi sura ikaba inogeye ijisho, aho nawe ari isura y'imibiri yombi ariko rwose ikeye. Iyo bihuje n'imivugire ye, uko navuga atuje, n'ijwi rya baze ndetse we n'uburebure bwe bushinguye, bimuzana ku mwanya wa 7 mu bakobwa n'abagore b'abanyarwandakazi bafite ubwiza karemano butangaje. Ku mwanya wa 6 hari Jordan Mushyambokazi. Uyu mubyeyi wigeze kwitabira irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu 2018, nubwo nta gihembo cy'irushanwa yatahanye. Bivugwa ko afite ubwiza bwihariye, ayisura ifite umwimerere w'ubunyarwandakazi, ikaba ari igikara gikeye kandi ikaba ndende. Imiterere ye yo ikaba gahebuzo, aho bigaragara rwose ko ateye neza bibereye ijisho. Ubu bwiza bwe bwamuhaye umwana w'ikimenya bose mu bwiza, ukunzwe by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, siba kuvugisha benshi bakavuga ko ari umwe mu bana ba mbere b'abanyarwandakazi bashimishije. Umwanya wa 5 haheze umukobwa witwa Asna Ella. Uyu mukobwa akaba yaramenyekanye cyane ubwo yari mu rukundo n'umuhanzi Riderman. Ni umwe mu bakobwa bazwi cyane mu ruhando rw'imyidagaduro nyarwanda. Impamvu benshi bavuga ko ubwiza bwari umwimerere nuko abazi isura ye bavuga ko itagihinduka, nubwo nyine nk'umuntu agenda akura mu myaka, ariko isura ye igumikiye mu gikara kinoze neza yaremanywe. Uyu ni umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi batigeze bafata umwanzuro wo kwitukuza nka bimwe mu byaje mu majyambere, ariko agumana ubwiza bwe nta makemwa. Ku mwanya wa 4 haza Uwera Sanyusara. Uwera Sanyusara ni umuririmbyi ku giti cye, akaba kandi umwe mu baririmbyi b'abahanga cyane muri korali ya Ambassadors of Christ yo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Uyu kuva kera akiri umwana mutoya ntiyahwemwe gukundwa n'abatari bake, aho bakundaga kumwibazaho bibaza ku bwiza bwe bujyanana n'ijwi rye afite, bituma ndetse korali yaririmbagamo irushaho kugira igikundiro. Uyu yaje kurushinga mu 2018, ndetse kuri ubu ni umubyeyi w'abana 2.
Ku mwanya wa gatatu turahasanga Kayumba Darina wambitswe ikamba ry'igisonga cya kabiri ya Nyampinga w'u Rwanda mu 2022, akaba yararangije mu 2022 ndetse akaba mu bakobwa bari bahagarariye umujyi wa Kigali. Uyu yaje kuba mu bakobwa batatu bari bafite impano zidasanzwe muri iri rushanwa. Kayumba Darina ni umwe mu bakobwa beza bavuzwe na benshi muri iri rushanwa, ndetse benshi kubw'ubwiza bw'uyu mukobwa bakunze kubwira abantu babona bafite uburanga bombi bagiye kurushinga bati muzabyara umwana usa na Darina. Ni umukobwa ufite isura y'imibiri yombi ikaba ndende, ariko amaso ye akaba bimwe mu bintu bihurizwaho na benshi bavuga ko ari bimwe mu bigize umutako w'ubwiza karemano afite. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Uwicyeza Pamella witabira irushanwa rya Miss Rwanda mu 2019. Uwicyeza Pamella yakunze kugaragarizwa urukundo n'abafana be, gusa nanone birushaho cyane ubwo yashakanaga n'umuhanzi The Ben. Uyu mukobwa kuri ubu witegura kwibaruka, benshi bagiye bavuga ko ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rutatswe n'ibyiza karemano. Mu maso ye hahora hagaragara hakeye, huje inseko nziza, kongeraho nko kuba ateye neza, ndetse rwose ntibahwema kuvuga ko abajya gukoresha BBL cyangwa se abajya kwibagisha ngo batere neza baba bifuza rwose kwiterera nk'uyu mukobwa we wabiherewe ubuntu n'Imana. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Nyampinga w'u Rwanda wa 2012 Mutesi Aurore Kayibanda. Mutesi Aurore Kayibanda ni umwe mu banyarwandakazi, abanyarwanda muri rusange bakunze kuvuga ko nta n'umwe uzigera umuhiga ubwiza karemano. Benshi bahamya ko uyu ari we wabaye Nyampinga w'u Rwanda ubikwiye, hagendewe ku isura ye rwose igaragaza ubunyarwandakazi bwuzuye. Isura ye ni isura ituje igaragaza impuhwe nyinshi, ikamugaragaza nk'umukobwa uvuga make kandi ko bikagaragarira mu mvugo ye. Uyu nawe ariko ntabwo yigeze ahirwa n'urukundo rwe rwa mbere n'uwitwa Egide Fox, gusa nyuma bakaza gutandukana, ariko nanone nyuma akaza kurambagizwa n'undi musore bakaza no kurushinga. Ni munyemerere dusoreza hanga iki kiganiro twibandaga ku rutonde rw'abakobwa n'abagore b'abanyarwandakazi bazwiho ubwiza bwihariye karemano. Ngiye mwari kumwe ndi Benita Giraneza uwa. Igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu turabibuza ko bidahejwe hano kuri BGU Space.